ubwiza bw'umukobwa nibwo bushobora gukurura umuhungu, ariko icyizere nicyo gishobora gutuma mugumana. Iyo umusore yakwizeye nta wundi mugore ushobora kugusimbura. Uyu munsi abakobwa hari akantu gato cyane nshaka kubabwira. Hari abakobwa benshi beza pe ndetse kandi bateye neza rwose, ariko siko bose bizerwa. Kandi buriya iyo umusore atakwizeye n'ubwiza bwawe, imyambarire yawe, byose ntacyo biba bikimubwiye. Ariko hari ibintu bike cyane umukobwa ashobora gukora bigatuma umusore amwizera, akamubona nk'umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Uyu munsi niba uzi neza ko uri umwana w'umukobwa, fata agatebe wicare, ndashaka ko tuganira kuri kino kintu. Ese birashoboka ko ushobora gukundana n'umusore akakwizera kugera kuri rwa rwego yumva yuko utamubereye umugore nawe undi mugore ashobora kuzabona? Igisubizo naguhereza ni uko bishoboka. Birashoboka cyane rwose, bitewe n'uburyo witwaye cyangwa se wenda bitewe n'indangagaciro zawe. Mbere ko utangiye n'ikiganiro cyacu nyirizina rero, abakobwa ngiye kubabwira amagambo agera kuri 3 mutagomba kwibagirwa mu buzima bwanyu. Aho uzajya hose ujye uhora uyatekerezaho. Ijambo rya mbere, ntuzemerere umuntu kwa kwica igihe wamaze kubona yuko ashaka kukwica, kuko namara kukwica akagutesha agaciro, nyine muri make akakugira igisenzegeri, ashobora gusaba Imana imbabazi kandi Imana ikamubabarira. Yewe nawe wasaba Imana imbabazi ikakubabarira, ariko wibuke neza yuko hari ibikomere bidakira. Hari igihe umuntu agutera igikomere, nyine hari igihe umuntu akwica akagusigura igisenzegeri, ku buryo nyine hari agahinda kadashobora kukuvaho niyo wasaba Imana imbabazi ikakubabarira. Iri jambo niba uri umwana w'umukobwa ntuzaryibagirwe. Ntuzemerere umuntu kwa kwica igihe wamaze kubona ko ashaka kukwica, kuko nyuma yo kukwica yasaba Imana imbabazi kandi ikamubabarira, nyamara wowe ugasigarana depression idashobora gukira niyo Imana yakubabarira. Ijambo rya kabiri nageneye abakobwa kuri uyu munsi riravuga ngo umusore ufite amafaranga ariko adafite ubwenge abakobwa baramurya. Ngo kandi ngo umukobwa mwiza cyangwa se umukobwa w'uburanga nawe udafite ubwenge abasore baramurya cyangwa se bamusimburanwaho buri munsi. Aya magambo ntuzayibagirwe. Ijambo rya nyuma utagomba kwibagirwa niba uri umukobwa nyine ukaba ukunda ibiganiro byanjye. Niba uri umukobwa aka kantu ngiye kuvuga ntuzakibagirwe na gato, ko nanjye narakumvishe karamfasha cyane. Hari umukobwa ejo bundi mperutse kubona yaravuze ngo niba uri umwana w'umukobwa ukaba ufite umusore mukundana, uwo musore muri kumwe aka kanya mufate nk'umugabo w'abandi. Iki kintu cyumve neza. Niba ufite umuntu mukundana, nimuba mwicaranye aho muzaba muri kumwe muri kuganira, mufate nk'umugabo w'abandi, nawe utangire gutekereza nkaho uri umugore w'abandi, kuko urabizi neza yuko ejo n'ejo bundi hashobora kuza akantu runaka mugashwana, bikaba ngombwa yuko mugira ibiki mutandukana. Nawe tekereza neza iyo uhuye n'umusore washatse uwundi mugore, uzi ibyo mwakoranye mu buto bwanyu. Ese wowe urumva nyine wowe urumva napfunwe uba ufite muri wowe? So bisobanuye iki rero? Igihe cyose ukundana n'umuntu ukiri umukobwa cyangwa se ukiri umusore, tangira umufate nk'umugabo w'abandi, uwo mukobwa nawe umufate nk'umugore w'abandi, kugira ngo ejo nimuhura ahandi hantu runaka uzatekereze neza ko igihe mwari kumwe waramwubashye ndetse kandi nawe arakubaha, wamuhereje agaciro ndetse kandi nawe aguhereza agaciro, ku buryo hagati yanyu nyine imitima yanyu nta kindi kintu kitari cyiza kizahita kigira ibiki kizamo. Ndamye nashidikanya aya magambo wayo. None rero tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu nyirizina, aho ngiye kubwira amabanga umukobwa yakoresha kugira ngo umusore bakundana nyine amugirire icyizere kirenze uko yabitekerezaga. Nyamuneka niba uri umwana w'umukobwa, aya magambo yose jya uyitaho, bizatuma nyine abasore benshi ndetse n'abagabo benshi bakomeza kugenda bakwiyumvamo, especially cyangwa se by'umwihariko umusore mukundana we rwose azatangira kumva yuko byanga byakunda utabaye umugore we, nyine ashobora kuzabaho atanezerewe cyangwa se ashobora kuba nyine wenda ahombye ikintu cy'agaciro mu buzima bwe. Ijambo rya mbere rikomeye cyane ni ukuvugisha ukuri niyo byaba bitagushimishije. Iki kintu cyumve neza. Niba uri umwana w'umukobwa, gerageza ujye uvugisha ukuri mu bintu byose ku muntu mukundana, yewe niyo cyaba ari ikintu kitagushimishije umubwize ukuri. Niba uri umwana w'umukobwa rero, hari akantu k'ingenzi cyane ukwiye kumenya kuri ino ngingo wenda mbere yuko nyivaho. Buriya umusore azakwizera igihe yumva ko atagomba gushidikanya ku magambo yawe. Uzaharanire ko umusore mukundana ikintu cyose niyo bakubeshyera nyine ahita atangira gutekereza ati byanga byakunda baramubeshyera. Ikindi cya kabiri, iyo umusore umubeshye inshuro imwe gusa ahita yibaza inshuro zose waba waramubeshye nyine nakuvumbure cyangwa se nagufate. Sinzi niba kino kintu wenda uri kumva uburemere gifite, ariko umusore numubeshya rimwe gusa, rimwe ryonyine, azatangira gutekereza ko igihe yakubwiraga yuko agukunda wenda ushobora kuba warabimubwiye cyangwa se ushobora kuba warabimwemereye nabwo uriho uramubeshya. Ndabizi rero none utangiye kwibaza uti se Iva, nubuhe buryo bwiza umukobwa yakitwaramo wenda nk'igihe wenda nk'abantu bamubeshye cyangwa se wenda nk'igihe hari abantu bashaka kumuteranya n'umukunzi we? Akantu ngiye kubwira ukumve neza. Niba hari ikintu utakoze, jya wisobanura
kwisobanura. Niba uzi neza ko wenda abantu bari kukubeshyira nk'ikintu runaka, uzi neza ko mu mutima wawe ntacyo wakoze, jya wisobanura kandi rwose ubivuge ushize amanga, nyine nta soni biguteye cyangwa se nta bwoba ufite. Ikindi cya kabiri, niba hari ikosa wakoze, jya wemera kandi usabe imbabazi. Niba uri umwana w'umukobwa, ngiye kubwira rino jambo ntuzaryibagirwe na gatoya mu bwonko bwawe. Umukobwa uvuga ukuri aba afite agaciro kurenza ubwiza bwe. Umukobwa uvugisha ukuri aba afite agaciro kurenza ubwiza afite. Ikindi cya kabiri, buriya hari ijambo umukobwa cyangwa se umusore yakoresha wenda ari kwiregura cyangwa se ari kwisobanura nk'igihe yagiranye ibibazo n'umukunzi we, bigatuma amwumva cyane cyangwa se bigatuma nyine wenda amugira icyizere ku byo ari kumubwira. Iri jambo ro uyu munsi nari guteguriye riragira riti: sheri, ntabwo nshaka kukubeshya, basi reka nkubwize ukuri kwanjye, ndetse kandi nawe uzategereze wirebere ukuri. Rero niba uzi neza ko uri umukobwa, ntabwo uzakundana n'umuntu ngo mumare byibura umwaka abantu batarashaka kubateranya cyangwa se mutarashwana. Rero uburyo muzakemura ibibazo byanyu nibyo bizatuma urukundo rwanyu rugira ibiki, ruramba. Hari ijambo ejo bundi numvishe rigira riti: buriya inshuti yawe ya nyayo ntabwo ariyo utinya ko mugirana ibibazo, ahubwo niyo mugirana ibibazo mukagira ibiki, mukabikemura. Igihe cyose ugirana n'umukunzi wawe ibibazo mukabikemura, abantu bagashaka kubateranya nyine mukiyunga, ugasanga nta kintu bibabwiye, ahangaha bizatuma urukundo rwanyu ruramba kurushaho. Rero igihe cyose ugiye kwisobanura, uzite ku magambo ugiye kuvuga nyine wisobanura. Sheri, ntabwo nshaka kukubeshya, basi reka nkubwize ukuri cyangwa se reka nkubwire ukuri, ubundi nawe uzategereze uzirebere ukuri. Iri jambo rero rizahereza umusore icyizere cy'uko umuntu bari kuvugana ari inyangamugayo. Niba uri umwana w'umukobwa ukaba ufite umusore mukundana, haranira ko akugirira icyizere kurenza uko wowe ubwawe wigirira icyizere. Reka tujye ku ibanga rya kabiri rikomeye cyane umukobwa yakoresha kugira ngo nyine wenda umusore bakundana amugirire icyizere cyane, kugera kuri rwo rwego nyine atangira gutekereza yuko rwose atabaye umugore we yaba ahombye ikintu cy'agaciro mu buzima bwe. Ni ukugaragaza ko umwizeye. Iri jambo niba uri umukobwa uryumve neza, kugaragariza ko umusore nawe umwizera cyangwa se umufitiye icyizere. Buriya icyizere ni ikintu cyubaka cyane urukundo. Ikindi cya kabiri, iyo umusore abona ko nawe umwizeye, nawe aragufungukira. Rero ntugakomeze kugenzura buri kintu cyose akora, ntukamubaze buri saha aho ari, mwereke ko umwizeye mu buryo bwose bushoboka. Ndabizi neza abantu benshi kano kantu nabwo bakunze kwitaho iyo abantu bakundana, ubu usanga ashaka gukontorora umuntu bakundana nkaho ari umwana muto. Jya umenye neza yuko iyo umuntu mukundana nawe aba afite inshingano ze, nyine aba afite ibindi bintu agomba kwitaho. Rero ntukamugenzure cyane, wenda nk'igihe wenda ari mu nshuti ziwe, nyine ntukamugaragarize yuko wenda hari ukuntu wenda ari kwitwara utishimiye. Ibi ngibi ntabwo ari byiza. Yego wenda hari igihe umuntu arengera, ariko hari igihe ufuhira umuntu ugakabya. Jya ugerageza nyine umusore mukundana umwereke yuko umwizeye kugera kuri rwa rwego nyine nawe atangira kubona yuko rwose umugirira icyizere. Biragorana cyane nyine kuba wabana n'umuntu cyangwa se kuba wakubakana urugo n'umuntu utakwizeye. Ndaguha urugero rwa hafi. Hari abagabo benshi cyangwa se abagore benshi, cyane cyane abagabo nibo bakunda kubikora, ugasanga ntabwo ashobora kwemera umugore we yuko wenda akora business runaka kubera yuko atamwizeye, nyine agashaka kumugumisha mu rugo gusa. Ariko biriya bishobora kugira ingaruka nyinshi, just bishobora gutuma umugabo avunika cyane, akaba yasaza imburagihe kubera yuko nyine niwe ukorera urugo gusa. Ugasanga niwe nyine ukora cyane kurenza umugore, ugasanga umugore nyine yamugize mutima w'urugo, yirwa yicaye mu rugo, yewe nubwo amenya aho iterambere ryageze. Soro kugira umuntu icyizere ni ikintu kiba gikenewe cyane kurenza ibindi bintu byose. Ndabizi rero none utangiye kwibaza uti se Iva, wenda ufite umuntu mukundana nyine wenda akunda yuko wenda wajya umubaza wenda nk'ahantu yagiye buri munsi, noneho ubwo wabigenza gute, cyangwa se ni irihe jambo ryiza wamusubiza cyangwa se wakoresha kugira ngo nyine yumve yuko uri strong mu mutwe? Ushobora kumubwira uti sheri, ntabwo nyine kuzajya nkubaza buri kintu cyose kuko nzi neza yuko uzi icyo ushaka mu rukundo rwacu. Iri jambo uriho uraryumva neza, sheri, ntabwo nyine kuzajya nkubaza buri kintu cyose cyangwa se buri hantu hose wagiye kuko nzi neza yuko uzi icyo ushaka mu rukundo rwacu. Rero nyine wenda igihe umusore akubaje ati se wenda no kubera icyo ubutanyitayeho, kubera icyo wenda ubutitaye ku bikorwa byanjye, kubera icyo nyine wenda mbamo udashishikajwe nanjye, ukamusubiza iryo jambo, azahita atangira kumva yuko umwizera cyane kurenza wenda uko yabitekerezaga. Rero ndamya nashidikanya ikintu nacyo wacyumvishe. Reka tujye ku ibanga rya gatatu umukobwa yakoresha kugira ngo nyine umusore bakundana amugire icyizere cyane, ni ukubahiriza igihe ndetse kandi ibyo avuga akabishyira mu bikorwa.
kubahiriza igihe ndetse kandi ibyo uvuga byose ukabishyira muri rero. Wenda mbere yuko mva kuri no ngingo, umuhanga niwe wavuze ngo nta kintu kiza nko kubona umukobwa avuga ikintu akagishyira mu bikorwa. Wenda urugero ari gihe wenda nk'umukobwa mupanga wenda ati se wenda turahura sangahe, wenda urugero niba mupanze ngo turahura saa 10, ugasanga umukobwa yahageze imbere ugasanga yagutegereje. Akantu kaba keza cyane ku musore kubera ko bituma nyine biba n'isomo rikomeye cyane ku musore bakundana, kubera ko bituma atangira kukwizera cyane. Ikindi cya kabiri, igihe cyose umukobwa yubahiriza igihe cyangwa se wenda yubahiriza gahunda ku musore bakundana, bizamufasha iki? Iyo avuze ngo ndagukunda, umusore nyine abazi neza ko umukobwa uri kubimubwira ari inyangamugayo. So rero nyine wenda niba uzi neza ko uri umwana w'umukobwa, gerageza mu byo ukora byose jya ugira gahunda ndetse kandi ikintu cyose uvuze uba uzi neza ko uzagishyira mu bikorwa. Nibyo nkunda kuvuga ngo buriya abakobwa hari indahiro bajya bagira zidasobanutse, ngo nta kintu nzakwima. Niba uzi neza ko uvuze ngo nta kintu nzakwima, jya witonda neza ku iryo jambo, kubera yuko haro igihe nyine ejo yazagusaba ikintu ugasanga wavuze ibintu ariko utazagira ibiki utazashyira mu bikorwa. Rero abakobwa mujye mwitonda cyane kurahira indahiro zidasobanutse. Nta kintu nzakwima, ejo azagusaba ko muryamana usange urabyanze, nyamara nubyanga ubwo se uzaba ushyize mu bikorwa nyine ibyo wamusezeranyije. Hari ikintu uzaba umwimye kandi nyine wenda hari ikintu wari waravuze yuko utazagira ibiki utazamwima. Jya uvuga ngo nta kintu nzakwima ariko nyuma urenzeho ngo ariko hari icyo nzaguha ku munsi w'iki wa mariage. Icyo kintu ugomba kukirenzaho nacyo ukakibuka, ukirinda nyine kumuhereza icyizere nyamara nyine icyizere kidahari. Mbere kumva kuri ino ngingo rero reka tumanze turebere hamwe ijambo wakoresha kugira ngo nyine wenda umusore mukundana abone yuko ibyo uvuga byose ugomba kuzajya ubigira ibiki ubishyira mu bikorwa. Uzamubwira uti njyewe simba nshaka kuvuga ikintu nzi neza yuko nazashyira mu bikorwa. Ikintu cyose ndi kuvuga cyangwa se ikintu cyose nemeye mba nshaka kuzagishyira mu bikorwa. Iri jambo uri uraryumva neza, njyewe sinjya mvuga ikintu nzi neza yuko nazashyira mu bikorwa. Buriya iyo umusore nyine akunda gusaba wenda nk'ikintu wumva nyine wenda utazashyira mu bikorwa, akenshi ukunda kumubwira rino jambo hari ikintu nawe akubwira yamaze gutekereza neza yuko ushobora kutacyemera. Rero rino jambo ni ryiza cyane kurikoresha nyine wenda igihe ufite umusore mukundana. Ibanga rya kane rero rikomeye cyane umukobwa yakoresha kugira ngo nyine wenda umusore bakundana atangire kugenda amugira icyizere kugera kuri rwa rwego yumva yuko aramutse amubuze cyangwa se amuhombye yaba abuze ikintu cy'agaciro mu buzima bwe. Ni ukugaragaza impuhwe ndetse n'ineza mu magambo ye. Iki kintu cyumve neza niba uri umwana w'umukobwa, kugaragaza impuhwe ndetse n'ineza mu magambo yawe cyangwa se mu byo uvuga. Mbere yuko dukomeza rero kambanze tubize umukobwa wigeze kumbaza ikibazo, yaranyandikiye arambaza ati se Iva, ni byiza ko umukobwa ahereza umuhungu amafaranga bakundana? Ese ni byiza ko umusore wenyine yaka kenshi umukobwa bakundana amafaranga? Ku ruhande rwanjye rero njyewe uko mbyumva, sinzi niba nyine nawe ariko ubyumva, ariko nawe uze kunsigira igitekerezo cyawe hasi muri comment. Ese ni byiza ko umukobwa ahereza umuhungu bakundana amafaranga? Ngiye ku ruhande rwanjye byaba byiza ndetse kandi byaba na bibi bitewe n'impamvu nyine yatumye uwo musore amwaka amafaranga. Ariko buriya nyine ni byiza cyane. Ati kubera iki? Buriya iyo umukobwa nyine ahereje umusore bakundana amafaranga ayamwatse, akenshi bigufasha iki? Bituma umenya nyine ikintu uwo musore akugamijeho cyangwa se intego yatumye akwaka ayo mafaranga. Ariko ikindi cya kabiri, buriya abasore benshi muri vizo turimo basigaye bashaka kuvanga imitungo mbere yuko bayivanga mu murenge. Iki kintu sinzi niba nawe usigaye ukibona. Abasore benshi abashaka ngo nibo mukundana muhite mutangira nyine gufatanya business nyine mushaka kuvanga imitungo na mbere yuko nyine muyivanga. Ngiye nakantu maze kubona kubera yuko hari abasore benshi twagiye tuganira ariko bagiye bambwira yuko rwose ari byiza ko nyine wenda umukobwa bakundana yajya amuhereza amafaranga mu gihe ayakeneye kugira ngo akemuze ibibazo bye, ariko akazayamusubiza nyine akayamuhereza ari nko mu buryo bwo kugira ngo amufashe nyine ubuzima bukomeze, ariko nyuma akazayamusubiza. So ngiye ndumva ko bahereza umusore mukundana amafaranga nta kintu bitwaye. Noneho mubaye muteganya kubana rwose nta kintu bitwaye pe. Igihe ari wa musore w'inyangamugayo, igihe ari wa musore nyine ukwatsa amafaranga kugira ngo akemure ibibazo bye nyine agukunda bya nyabyo, rwose nta kintu bitwaye, ahubwo bishobora gutuma urukundo rwanyu rwiyongera kuko bituma wa musore akwizera cyane kurushaho. So niba uri umwana w'umukobwa, inama nakugira, igihe umusore mukundanye akwatsa amafaranga atari menshi cyane, uzayamuhereze kugira ngo urebe impamvu yatumye akwaka ayo mafaranga. Bishobora kuba ari kugira ngo nyine wenda arebe niba umwizera cyangwa se arebe niba nyine nawe umugira icyizere. So nyine wenda wumva nta kintu bigutwaye, nawe ushobora kuza gusiga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Ese ni byiza ko umukobwa
umukobwa ahereza amafaranga umusore bakundana wenda nk'igihe wenda agize ikibazo runaka nyine ndashaka gukemura ibibazo bye, ngiye ku ruhande rwanjye igihe bakundana bya nyabyo rwose nta kibazo na gitoya kirimo, kubera yuko n'ubundi uwo muntu aba ari uwawe, ibyawe ibyo utunze byose aba bifiteho uburenganzira nyine uko wabigenza kose. Iyo umuntu mukundana bya nyabyo muzabana rwose ibintu ufite aba bifiteho uburenganzira, niba nyine nta ngeso zitari nziza ugira. Hari ukuntu umuntu akundana n'umuntu akavuga ati niba ufite amafaranga kuri konti runaka ntabwo yemerewe kuzayamenya na gatoya. So rero urumva uyu muntu nubwo mugiye gusezerana ariko aba afite imitekerereze cyangwa se imyumvire itari myiza. Reka twikomerezo n'ibanga rya kane cyangwa se n'ingingo yacu ya kane, aho twe twamaze kubona yuko ari kugaragaza impuhwe ndetse n'ineza mu magambo yawe cyangwa se wenda mu byo uvuga byose. Niba uri umukobwa, buriya buri musore wese akunda umukobwa uzi kuvuga amagambo meza, atari kuganira gusa ahubwo anamuhumuriza mu bihe bitoroshye, namuce intege ahubwo nyine akamwongerera imbaraga nyine igihe wenda ari muri sitarago runaka cyangwa se wenda igihe nyine wenda afite ikintu runaka kitamworoheye, ahubwo niho tuzasanga nyine no kuba yamufasha. Ikintu cyumve neza, niba uzi neza ko umuntu mukundana ukaba uzi neza ko afite ikibazo gikomeye, kubera iki utamufasha ukumva nyine yuko wenda ari ukuba nyine ngo ashobora kuzabigira akamenyero? Oya, uzamufashe nkaho ari uwundi muntu runaka ushobora kuba ufashije. Ijambo rero wabwira umukunzi wenda nk'igihe ari guca mu bihe bitoroshye cyangwa se wenda ari muri situwasiyo imuremere cyangwa se wenda ari mu ngorane zikomeye, ndabizi neza ko uri guca mu bihe bitoroshye ariko nukuri ndahari ku bwawe, nukuri niteguye kukuba hafi igihe cyose ukiri muri situwasiyo. Ndabizi neza ko uri guca mu bihe bitoroshye ariko nukuri ndahari ku bwawe. Iri jambo rizatuma atangira kumva yuko ibyo azacamo byose, ibyo azanyuramo byose nyine utamuhemukira. So rero no jambo ni ryiza cyane kuribwira umuntu ufite ikibazo runaka, naryo ujye urikoresha cyane cyane nyine ku muntu mukundana. Ibanga rya gatanu umukobwa yakoresha kugira ngo umusore bakundana nyine wenda atangire kumugira icyizere, ni ukugira ibanga ndetse kandi nawe akigirira ibanga. Hari abakobwa benshi bakunze gukora amakosa, ugasanga wenda hari ikintu runaka yakoranye n'umuntu bakundana, ugasanga ari kugenda bibwira abakobwa bagenzi be. Niba uzi neza ko wajyaga ugira ino defo, umeze nka cya gisiga kisore cy'urwara rurerure kimennye inda, nyine muri make uri kwigambanira utabizi, uri kwibwira neza nyine yuko ngo aba ari inshuti zawe uri kubibwira, ariko ejo n'ejo bundi bazajya bahura na wa musore nyine muri make bagiye kugufasha kubataranga, nta kindi kintu bagiye kuba bagira ibiki bagufasha. So rero buriya buri musore wese agira icyizere ku mukobwa utavuga byinshi ku byo amubwira. Iyo amenye ko nyine wenda ibyo byagiye hanze, atangira kumubonamo nk'umuntu udahamye kandi nyine wenda utari uwo kwizirwa cyangwa se wenda udakwiye kwizera. Ijambo naguteguriye ushobora gukoresha nyine wenda kugira ngo umuntu mukundana atangire kumva yuko byanga byakunda nyine witeguye kumugirira ibanga cyangwa se witeguye kuzabika ibanga mu bintu byose muzanyuranamo. Ntabwo ari buri kintu umuntu agomba kumenya, hari ibyacu bigomba kuguma hagati yacu. Iri jambo uryumve neza, ntabwo ari buri kintu buri muntu wese akwiye kumenya, kuko hari bimwe na bimwe bikwiye kuguma hagati yacu. Ku musozi wa video rero none wongeye gusubiza umukobwa bita Ivete, yarambaje ati se Iva, ni ibihe bintu umukobwa yakora kugira ngo nyine umusore bakundana amukunde cyane? Mwibutse yuko twatangiriye ku mabanga umukobwa yakoresha kugira ngo umusore bakundana amwizere cyane cyangwa se amugire icyizere. None tugiye kurebera hamwe ibintu umukobwa yakora kugira ngo umusore bakundana noneho atangire kumukunda cyane birenze uko yamukundaga. Ijambo rya mbere yakoresha ni ukumubwira ko amukunda. Jya ugerageza umusore mukundana umubwire ko umukunda kenshi, ndagukunda cyane ndetse kandi sinzaguhemukira, nizeye neza yuko ibyo mvuga nzabishyira mu bikorwa, ikindi cya kabiri ngufata nk'uw'agaciro mu buzima bwanjye. Iri jambo y'ugerageza nyine urikoreshe kenshi ku muntu mukundana. Buriya abasore benshi baba bashaka kumva ijambo ndagukunda, kubera ko akenshi nyine usanga ari abasore bakunze kurivuga kenshi, ariko bara nyine iyo ukunda kubwira umusore mukundana yuko umukunda rwose arabyumva cyane kurenza andi magambo yose ushobora kumubwira. Tekinike rero ya kabiri ushobora gukoresha kugira ngo umusore ndagukunde cyane ni ukumushimira. Niba uri umwana w'umukobwa atangira witoza ikintu bitagushimira, yewe niyo yaba yagukoreye ikintu kitari cyiza wowe mushimire. Njya nkunda kuvuga ngo buriya ikintu kigaragaza ubwiza bw'umukobwa ni ukunezerwa no kwisekera, yewe niyo umuntu yaba yakubabaje. Rero agatekinike ka gatatu ni ukugira amahame agenga ubuzima bwawe.
niba uri umwana w'umukobwa kano kantu ukumve neza nikazave mu mutwe wawe. Kugira amahame agenga ubuzima bwawe ni mu dutekinike ushobora gukoresha tugatuma abasore benshi ndetse n'abagabo bakwiyumvamo. Ngiye ntabwo ngomba gukora kino kintu mbere y'igihe, kino kintu sinemerewe kugikora kubera yuko dukundana. Ibi ngibi bizatuma nyine wenda umuntu cyangwa se wenda umusore mukundana atangira kubona yuko uri umukobwa nyine muri make uzi kwifatira ibyemezo ndetse kandi ukabihagararaho. Iyindi tekinike rero ikomeye cyane ni ukumuha agaciro igihe muri mu bandi bantu benshi, kumwereka yuko nyine umwitayeho igihe muri mu ruhame. Akangako ntabwo ndibuze kuba nagatindaho. Akandi gatekinike wakoresha ni ukwiyitaho nta ruhare yabigizemo. Niba uri umwana w'umukobwa jya ugerageza wiyiteho cyane ugaragare neza, ariko umusore mukundana nta ruhare yagize ibiki yabigizemo. Nabigiramo uruhare nyine kwiyitaho ko nta kintu bizaba bigize ibiki bimubwiye. Ndaguha urugero rwa hafi. Umukobwa ari kugaragara neza, afite imisatsi myiza ndetse n'inzara nziza, ariko ni njyewe wamuhaye amafaranga yo kubishyiraho. Aho ngo nyine ntabwo uwo mukobwa aba yiyitaho, ahubwo ni njyewe uba mwitaho. Rero akandi gatekinike umukobwa yakoresha ni ukuba azi kugira ibiki, kubaha abantu bose. Kuba umukobwa yubaha ndetse kandi yihesha agaciro. Mbundi kwihesha agaciro no kwiyubaha ni ibintu bibiri bigendana, ntabwo biba bigomba gusigana. Ako gatekinike no ko umukobwa yakoresha kugira ngo nyine wenda umusore bakundana atangire kumukunda cyane cyangwa se atangire kumwiyumvamo. Akandi gatekinike rero gakomeye cyane ni ukuba umukobwa nyine azi kumvikana, kuba umukobwa yumvikana mu magambo ye cyangwa se mu bitekerezo bye byose agira. Yewe hano iyo mvuze kumvikana, kuba icyambere kuba wumvikana n'inshuti zawe, kuba uzi kumvikana n'umukunzi wawe, kuba uzi kumvikana n'umuryango wawe. Iki ngiki nicyo nise kumvikana. Rero iki ngiki gishobora gutuma umusore mukundana agukunda cyane ndetse kandi rwose akomeza kukwiyumvamo birenze wenda uko yakwiyumvagamo. Akandi gatekinike rero gakomeye cyane umukobwa yakoresha kugira ngo nyine wenda umusore bakundana akomeze kugenda amwiyumvamo ni uguhora yiturije ndetse kandi akaba ari umukobwa witonda. Iki kintu cyumve neza, ni ukuba umukobwa yitonda kandi agahora yiturije. Iyo mvuze kwitonda no kwituriza ntabwo mvuze kujunjama, iki kintu ntucyumve nabi. Gerageza nyine wenda wiyubahe. Niba uri mu bantu benshi umenye igihe cyo kuvuga n'igihe kitari cyo kuvuga. Ibi ngibi bizatuma nyine umusore mukundana akomeza kugenda akwiyumvamo ndetse kandi agukunde cyane. Akandi gatekinike ni ukudasebya abakobwa bagenzi be. Niba uri umukobwa aka kantu ujye ukitaho cyane, ntugakore mistake yo guharabika cyangwa se gushaka gusebya umukobwa mugenzi wawe igihe uri kumwe n'umusore mugize ibiki mukundana. Ibi ngibi rwose biba ari ibintu bitagaragara neza imbere y'umukunzi wawe. Akandi gatekinike rero umukobwa yakoresha ni ukujya wirinda kugira umujinya ukabije igihe muri kumwe cyangwa se igihe mugiranye ibibazo. Njya nkunda kubwira abakobwa ngo buri musore wese aba ashaka umukobwa uzi kwihangana igihe bageze mu bihe bitoroshye. Abashaka umukobwa uzamuzanira ibyishimo mu buzima bwe, yewe niyo yaba atanezerewe agashaka buri kintu cyose cyatuma yongera kugira ibiki, yongera kwishima. Rero kano gatekinike nako kagufasha cyane kugira ngo umusore mukuru nyine wenda akomeze kugenda akwiyumvamo. Akandi gatekinike ni ukumugirira icyizere kandi ukamushyigikira mu byo akora byose. Mu byo akora byose ukamushyigikira, agatangira kubona yuko nyine atari umukobwa uje kumuhombya, ahubwo nyine ari umukobwa uje kugira icyo amufasha, akamwungura ibitekerezo mu byo akora. Akandi kantu gakomeye cyane umukobwa yakoresha kugira ngo nyine wenda akomeze kugenda yigarura amarangamutima y'umusore bakundana ni ukwirinda kumukontorora nk'umwana muto. Nabivuze tugitangira ngo umuntu mukunda ntabwo ari umwana, nawe aba akeneye kubaka audience ye. Nyine niba ukeneye kubaka inshuti zawe, nawe akeneye kubaka inshuti ze, kubera ko uwo nguri gukontorora si umugabo wawe. Ikindi cya kabiri nta sezerano na rimwe mufitanye, ejo n'ejo bundi mwatandukana. Akandi gatekinike gakomeye cyane umukobwa yakoresha kugira ngo nyine wenda umusore bakundana amukunde cyane cyangwa se wenda akomeze kugenda amwiyumvamo ni uguha agaciro amafaranga, yewe n'igihe ayamusabye akayama cyangwa se wenda akaba yamufasha. Iki kintu cyumve neza, ikintu gishobora gutuma umusore mukundana akwiyumvamo cyane nyine agatangira kugukunda cyane, agatangira kuguhereza agaciro, nuko uhereza agaciro amafaranga. Ikindi cya kabiri ukaba witeguye kumufasha mu buryo bw'ubushobozi no mu buryo butari ubw'ubushobozi igihe ubwo bufasha abukeneye. Rero uba ugomba kwitonda cyane kubera yuko buriya umusore ntabwo ari we wenyine wemerewe gufasha umuntu bakundana, ahubwo n'umukobwa afite uburenganzira bwo gufasha umusore bakundana. Rero abasore n'abakobwa ntitukabyumve nabi cyangwa se ntitukabitekerezeho nabi. Akandi gatekinike gakomeye cyane ni ugukunda umuryango we, especially famille ye. Niba uri umukobwa ukaba ukeneye ko umusore mukundana atangira kugenda kwiyumvamo birenze wenda uko
uko yakwiyumvagamo. Gerageza ukunde umuryango we. Ikindi cya kabiri, ugerageze kubaka ubushuti bukomeye hagati yawe n'ababyeyi be, hagati yawe n'ababyeyi biwe bamubyara. Ibi ngibi bizatuma nyine umusore akomeza kugenda kwiyumvamo cyane kurenza uko yakwiyumvagamo. Akandi gatekinike rero gakomeye cyane gashobora gutuma nyine wenda umusore mukundana agukunda cyane kurenza uko yagukundaga, ndetse kandi bigakomeza kugenda nyine bizamura ibyiyumvo byiwe byo kugira ngo agukunde cyane ndetse kandi akwiyumvemo cyane, ni ukugira icyo ukora ndetse kandi ukirwanira ugashaka amafaranga. Niba uri umukobwa ukaba uzi neza ko aka kanya nta kazi ufite, ntacyo ufite cyo gukora, iki kintu ngiye kuvuga ucyumve neza ugishyire mu bwonko bwawe. Gerageza ushake icyo ukora uko cyaba kimeze kose, niyo bwaba ari ubwajenti, icyo nyine upfa kuba kikwinjiriza amafaranga. Niyo waba winjiza igiceri cy'ijana ku munsi, ngiye ibyo ntabwo bindeba. Gerageza nyine ushake icyo ukora, bizatuma umuntu mukunda atangira kuguhereza agaciro birenze uko yakaguherezaga. Niba ufite icyo ukora kandi aka kanya, gerageza wiprovinga cyangwa se uhindure business. Niba wenda urugero cyangwa se wenda wagure business yawe, ibi ngibi bizatuma umusore akomeza kugenda gukunda cyane, ndetse kandi rwose bizabona yuko uri umukobwa w'umukozi, uri umukobwa ushoboye. Ejo n'ejo bundi mubanye mwatera imbere cyangwa se wenda mwagera kure, nyine muri make mufatanyije mwakiyubaka mukagera ku rwego rushimishije. Rero buriya gukora nicyo kintu cya mbere gishobora gutuma umuntu mukundana akwiyumvamo ndetse kandi akaguhereza agaciro. Abakobwa rero nabateguriye umwanzuro cyangwa se conclusion w'iki kiganiro, nyamuneka uze kuyumva neza ndetse kandi uyitege amatwi. Nuza kumva hari ikintu ukuyemo uze guca hasi muri comment nguru uti iva iki kiganiro nakirebye kirarangira. Ikindi cya kabiri cyatigiye message cyangwa se ubutumwa bukomeye cyane. Ijambo nabateguriye uyu munsi rero ni irihe? Riragira riti: umusore aragukunda bitewe n'ubwiza bwawe, ariko agufata nk'umwamikazi bitewe n'uko akwizeye. Ndaribasubiriramo: umusore azagukunda bitewe n'ubwiza bwawe cyangwa se uburanga bwawe, ariko kugufata nk'umwamikazi bizaterwa n'uko akwizeye. Ese ni ibihe bintu bishobora kongera ubwiza bw'umukobwa? Ni ibintu bitatu. Icya mbere ni uguhora unezerewe, guhora wisekera, yewe niyo waba ufite ikibazo runaka. Iki ngiki kizongera ubwiza bwawe imbere y'abagabo, imbere y'abasore bose. Icya kabiri ni ugushyiraho amahame agenga ubuzima bwawe. Hari ikintu ugomba gukora, hari icyo nagomba gukora. Ibi ngibi bizatuma abagabo benshi ndetse n'abasore benshi babona yuko uri umukobwa ejo n'ejo bundi wakubaka urugo rugakomera. Icya gatatu ni ukwihesha agaciro ndetse no kwiyubaha. Ndabisubiramo: kwihesha agaciro ndetse no kwiyubaha. Kwihesha agaciro ni wowe ubwawe, agaciro kawe ni wowe ubwawe. Ese ano magambo uriho urayumva? Kwihesha agaciro ni wowe ubwawe ndetse n'agaciro ni wowe ubwawe. Bivuze ngo body yawe n'umubiri wawe niko gaciro kawe ufite. Niba gakoresha nabi, umusore nakavogera, agaciro kawe kazaba kagize ibiki? Kazaba karangiye. Ndamya nashidikanye rero iri jambo waryumvishe cyangwa se wenda hari ikintu watuyemo. Cyangwa se wowe reka mbanze ngubaze akabazo gato cyane ubundi duhite dusoza video yacu. Ese wowe ubitekerezaho ute uramutse wizewe cyangwa se ugiriwe icyizere kurenza uko ubitekereza? Ese niki cyahungabanya urukundo rwawe aka kanya? Iki kibazo ucyumve neza. Ese wowe ubitekerezaho ute umuntu mukundana akugiriye icyizere kurenza uko ubitekereza? Ese niki cyahungabanya urukundo rwawe? Uze kunsubiza uciye hasi muri comment. Abantu mwese mwarebye ino video kuvitangiye kugera ahanga igeze, ndabakunda cyane n'ukuri. Icyo mbifuriza, Imana ibahe umugisha mu byo mukora byose. Ikindi cya kabiri, uku kwezi kuzababere uko umugisha, ibyo mwifuza kugeraho byose bizabahire. Imana ibarinde. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Sad Saviour. Hasta la vista, ciao ciao.